unanirwa buri gihe ngo ugahora n'umunaniro ukabije ukumva igihe cyose urananiwe, ukibagirwa ibintu bya hato na hatoya, rimwe na rimwe ukumva ibirenge byawe cyangwa se n'intoki zibyimbye, rimwe na rimwe nyine ukabifata nk'aho ari umunaniro usanzwe, ukavuga uti nakoze cyane nyine, wenda amaguru yanjye yananiwe cyane, amaboko yanjye yananiwe cyane, n'ibyo ngibyo. Ariko none hari igihe aba ari ikimenyetso kiri fishi kiba kibiri inyuma, by'umwihariko nko kubura vitamine ya B12 cyangwa se B12 mu mubiri wawe. Twabonye akamaro k'iriya vitamine, ifite akamaro gakomeye pe mu mubiri wacu, gakomeye ndetse cyane. Ariko se wamenya gute ko umubiri wawe ufite iyo vitamine idahagije? Ikintu cya mbere gishobora kwereka ko ufite vitamine B12 cyangwa se vitamine vitamin B12 idahagije cyangwa se vitamine B12 idahagije, no kuranirwa cyane ndetse no kubura imbaraga. Twabonye ko ariyo ifasha umubiri gukora, gufata ibyo kurya ikaguhinduramo imbaraga. Iyo idahagije rero, iyo process cyangwa se iyo operation mu mubiri ntabwo ikorwa neza. Itakozwe neza rero umubiri buri imbaraga. Ikindi ni umunaniro udasanzwe. Of course umubiri wawe nta mbaraga ufite, kuko ya process yagombaga kuba ishinzwe na B12 yo gufata ibyo kurya igafasha umubiri kawuhinduramo imbaraga, ntabwo iri kubaho neza rero, bigatuma uhorana umunaniro udasanzwe cyangwa se umunaniro ugahora unaniwe kuko umubiri wawe nyine nta ntege ufite. Ikindi uruhu rwawe rurera cyane kandi rufite n'ibara ry'umuhondo, ntabwo ihagije B12 ufite mu mubiri wawe. Twabonye ko B12 ifasha umubiri gukora ibyo bita red blood cell cyangwa se uturemangingo dutukura. Ntabwo ufite duhagije. Uruhu rwawe rureruka, of course rureruka kubera iyo mpamvu. Ikindi ni uguhumeka nabi, sibyo? Ntabwo wahumeka neza. Iyo uhumeka nabi cyangwa se ukava iyo uhumeka nabi, igihe guhumeka nabi no guhumeka vuba cyangwa se guhumeka nabi cyangwa se guhumeka vuba cyane. Urumva guhumeka ni igikorwa kibaho bisanzwe, ariko ari guhumeka nabi cyangwa se guhumeka cyane nta n'ikintu kimwe wakoze. Icyo gihe kubera iyo system y'amaraso navuze haruguru ntabwo ari gukora neza, utundi system twagiye tubona vitamine B12 yaplikaho cyangwa se applying aho tutari gukora neza, byose biraba ari guhumeka nabi no guhumeka cyane, kandi nta n'ikintu kimwe wakoze, nta n'ikintu cyurangije wakoze. Ikindi umutima utera vuba, umutima uratera cyane. Uri guhumeka nabi, ntabwo wahumeka nabi nyine n'umutima utere neza, ubwo nyine iyo vitamine iba iri nkeya mu mubiri wawe. Cyo ni ikimenyetso cyakwereka ko ufite vitamine ya B12 nkeya mu mubiri wawe. Ikindi ukwibagirwa kenshi cyane, uribagirwa cyane. Iyo nta vitamine ya B12 ufite mu mubiri wawe ihagije, uribagirwa cyane ndetse cyane pe. Ikindi ni kugira confusion cyangwa se gucanganyukirwa, gutekerezo byawe ntubukiri stable. Iyo watekerezaga ibi ejo bikaba birivanze, ejo bikaba birivanze, ejo nyine ugahora kwa kuntu usanga umuntu arabantu dukunda kubita abantu benshuwa. Sometimes usanga nabyo biri mu bintu bitera, sibyo? Upanze ikintu, ejo upanze ikindi kidakozwe, uko watekerezaga byahindutse, uri gutekereza nyine wacanganyukiwe. Icyo gihe rero vitamine ya B12 nabyo cyo ni ikimenyetso gishobora kwereka ko utayifite ihagije, gucanganyukirwa. Ikindi ni ukubyimba intoki n'amano. Of course amano yawe n'intoki birabyimba, cyo ni ikimenyetso kikwereka ko urakinga vitamine ya B12. Ikindi ni ukugira intege nke no mu maboko n'amaguru. Urumva n'ubundi umubiri wose nta ntege ufite, kubera ya process twavugaga yo gufata ibyo kurya ikabihinduramo imbaraga umubiri ugomba gukoresha. Ntabwo iyo process yoroshe iki kiri kubaho. Rero amaguru n'amano cyangwa se amaguru n'amaboko ntabwo bishobora kugira intege, ntabwo bibaho. Ikindi ni ukutagenda neza cyangwa se kubura balance mu mubiri, ntabwo byakunda nyine. Iyo ufite vitamine B12 nkeya mu mubiri ntabwo ushobora kugenda neza, ndetse nta nubwo ugira balance. Ikindi ni ugutukura k'ururimi cyangwa se kubyimba, kandi ukanababara, ibyo bita glottis, glositis. Ururimi rwawe rurabyimba ukanababara,
iyo urakinga vitamine cyangwa se iyo nta vitamine B12 cyangwa se B12 ufite mu mubiri cyangwa se ibyo bita cobalamine iyo ufite idahagije mu mubiri. Ibyo ni ibimenyetso ngira kukubwira. Ikindi ugira ibisebe cyangwa se n'ububabare mu kanwa hazamo ibisebe n'ububabare rimwe ariko kwa kundi baba umuntu arwaye kugenda akanwa ntabwo ari byo. Sometimes biragiye hari igihe bimbaho, byajyaga bimbaho mbere nyine ntamenya ko monetary mu buzima bwanjye nkagira ubusebe ntazo bwavuye mu kanwa, ariko arakana kadafite apeti nyine kari aho ngaho aho nayigiriye nyine niga no kurya indyo yuzuye kombere natoranyaga ubuzima bwa magara yabaye mazima kuko nyine iyo B12 lack yayo cyangwa se inadequate yayo yaragiye. Ikindi ni ukugira mood zihinduka, ibyo bita mood swings, kanya urarakaye mukanya urishimye kandi nyine izo mood swings ego n'ubundi nta n'umuntu turi mwise nta muntu ugira mood ziri fixed, ariko abantu bahora bishimye. By the way abantu bahora bishimye niyo bari mu bibazo bikomeye ukabona afite morale, ukabona ewana na situation ipfa kumukubita hasi. So rero ibyo nabyo biri mu bintu bishobora kwereka ko ufite vitamine ya B12 nkeya, kugira mood zihinduka. Ikindi kutabona neza cyangwa se kugira ibitekerezo bisobanutse. Twambunye ruguru ko iyo ufite B12 idahagije mu mubiri, vitamine B12 ugira gucanganyukirwa. So iyo nanone ucanganyukirwa ntabwo ushobora kugira ibitekerezo neza cyangwa se nta n'ubwo ushobora gutekereza neza, ntabwo ugira intekerezo nziza. Utabona neza nyine ntabwo ushobora kubona neza. Kubitsa ko ibi ni ibimenyetso ushobora kukwereka ko ufite vitamine B12 nkeya mu mubiri wawe. Nizera ko ubutumwa bugufasha, n'ubutumwa amakuru nza hano gukubwira nayakoreye ubushakashatsi barayakuye kuri Mayo Clinic. Akenshi niyo nkoresha na World Health Organization, niyo nkora amakuru yizeye ku buzima. Niba uzi gusoma icyongereza nawe uzagenda usome nta kibazo, you're so free to go there. Ariko wenda ngiye icyo nkora nyarwanda mu cyongereza nkashyira mu kinyarwanda nkayategura nkaza nkabikubwira. Ntabwo ari ibintu biri fake, ntabwo ari ibintu mba nahimbye. So nizera ko hano n'ikiganiro usubscribing niba utarabikora, sharing ku bandi, commenting ndetse liking. So ababikoze God bless you so much. Imana umugisha cyane mu bihugu bigiye bitandukanye mu nkurikira, Imana ibamugisha. So see you in the next video.